Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana cyane nanone ko twongeye kugaruka kuri groupe yacu kuri televiziyo Karumeli TV kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Nongeye kunezezwa n'Imana itugirira neza kandi twitaho tukaba turi bazima. Mu by'ukuri kuhumeka ntacyo twabigura, ni nayo mpamvu numva mba mfite ishimwe rikomeye cyane kuba numva mpumeka. Hari abandi byananiranye kandi batabigizemo uruhare, ndetse bamwe bashatse uburyo bwose kugira ngo bikomeze bikanga. So ufata uwo mwanya ushimira Imana. Ntuzategeze gushima Imana kubera yuko hari umuntu wazutse wapfuye. Oya, ujye ushima Imana ko wowe uhumeka ukiri muzima. Iryo ni ishimwe rikomeye. Amazina ni Dr. Bishop Sakindi Claude, umuyobozi w'itorero rya Restoration of Karumeli Pentecostal Church, kandi nkaba n'umwe umwigisha kuri no televiziyo ya Karumeli. So ndabakiriye kugira ngo twumvane ijambo ry'Imana kandi ribashe kubaka no kubagira neza, kandi abashobora kubyumva mwese no gukurikirana ubutumwa bwiza, turasaba kugira ngo mujye muduha umusanzu wanyu no gukurikirana ubutumwa bwiza ukabwumva, warangiza ugatukura subscribe. Ibyo nabyo biba byiza cyane. Imana ijye ibaha umugisha, ntukabyibagirwe kandi ntukabure no kubwira n'abandi kugira ngo babidukorere kuko biba bikenewe kandi ni byiza. Turafatanya tukabaha ijambo ry'Imana, kandi Imana yo mu ijuru ndibwira yuko bizaba umugisha igihe cyose tuzabana. So Imana ibaha umugisha wo kutugerera neza no kutwumva, wowe twumva ubwabyo ni umugisha. So uyu munsi nk'umukozi w'Imana nashimye Imana cyane, nifuza ko tuganira ku magambo agendanye n'impano kavukire nangwa impano tuvukana. Hariho talent comes from genetic. Impano abantu bavukana Imana ituremana. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Nifuje kugira ngo tubiganireho cyane cyane muri kino gihe cya none, buri muntu wese amenye iki gikorwa n'uyu murimo n'impamvu twabayeho. Ibyo bintu nkunze kubivuga kandi ndavugaho kenshi ko nifuza nk'umukozi w'Imana umaze igihe kirekire muri no murimo, namenye neza ko Imana irema umuntu kubw'impamvu n'inyungu na gahunda zayo. Ntago ari twebwe ntiturema kubw'inyungu zacu, ahubwo iturema kubw'inyungu zayo. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo mbabwire ko buri muntu wese maze gusoma Bibiliya, maze gukurikirana uyu mugani cyangwa se inyigisho Yesu yatanze y'itaranto, nasanze buri muntu wese afite impano Imana yamuremeyemo imbere. Iyo mpano hari impamvu papa se intego Imana yaremye umuntu ibifi ari nini cyane imurusha agaciro. Ibyo rero nifuje kugira ngo wowe unyumva we nango uzanyumva uzamenye ko hari impamvu Imana yakuremye. Genzura neza ibyo bintu ko yabiremye ifite umugambi na gahunda ngari ku bugingo bwawe. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo tubisangire. Impano itaranto ni impano, ariko impano umuntu avukana ni ubushobozi Imana iha mu muntu, ishyira mu muntu igihe yamuremaga. Irema umuntu wese. Niyo mpamvu umuntu agira abana 10 ariko ntibakora ibintu bimwe. Niyo bakoze ibintu bimwe ntibabikora kimwe, kubera yuko iyi impano kavukire ni Imana irema umuntu, izabindi iremera mu muntu mbere. Ari impano zidasaba, zitari iz'umwuka, ahubwo impano za karemano. Yesu ashimwe. Impamvu mbivuga gutyo nuko abantu benshi baba bazifite no mu bupagani. N'uyu munsi ushobora kureba umuntu utakijijwe ukavuga uti uyu muntu ariko akijijwe ashobora kuzaba umuvuga butumwa, akijijwe yaba umuhanuzi. Birashoboka bitewe nuko hari ubuhanuzi buzanwa mu mbuto mu mpano z'umwuka, ariko harimo n'ubuhanuzi buza Imana yaburemeyemo umuntu, ari impano karemano. Ibyo birimo no muri Bibiliya dufitemo abantu nk'abo, dufitemo abantu bameze nka ba Balamu batari bafite impano z'umwuka ariko bafite impano karemano kandi zakoraga. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero natwe turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu yo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Urabyumva? Nukuvuga ngo buri muntu wese Imana yamuremye imuremeramo ikintu
agomba kuzagenderamo, akakigenderamo icyo Imana yakimuremeyemo mbere, kugira ngo azakigenderemo kugeza igihe azavira mu isi icyo kintu cyarabyaye imbuto. Ku bw'ibyo nifuje kugira ngo dusome aya magambo. Hari amagambo tugiye gusoma mu gitabo cya Matayo ibice 25 umurongo wa 14 kugera ku 30, ariko turasoma amagambo makeya, hanyuma ibindi turagenda tubiganiraho ko turabizi, kandi wowe ubaye wicaye neza wanabisoma. 10:25 Matayo umurongo wa 14, ubundi bijya kuri 30. Umva ukuntu havuga: bizaba nk'ibyo umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho mu itarano 5, undi muhe 2, undi amuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya uhawe itarano 1, 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi tarano 5. N'uhawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uhawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo itarano ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Wahawe itarano 5 araza azana izindi tarano 5, ati databuja wasigiye itarano 5, none nazigenzuyemo izindi tarano 5. Shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza, ukiranuka wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Woze gukomeza ugeze muri 30, harimo byinshi cyane, harimo n'uwahawe 3, n'uwahawe 1. Wahawe 1 yusomye we ngo yarayibitse. Hano yusomye ku murongo nuko yusomye ku murongo wa 16, uhereye 16, ndatinya ndagenda. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja, narinze ko uri umunyamwaga, ko usaruraho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda misha itarano yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko waruzi ko nsaruraho ntabibye, munika ibyo ntasusogosoye. Itarano yawe ntiwari ukwiye kuyiha abagenza, nanjye naza ukamana n'ibyo yanjye n'inyungu zayo? Nuko ni mu mwiyake muyihe ufite itarano 10. Kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo gike yari afite. Yesu ashimwe cyane. Nuko umugaragu ntacyo maze umujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bagahekenyera amenyo. Aya magambo iyo tuyasoma ko yakuyamenyera kenshi, ntabwo tujya tuyaha agaciro, ugasanga twarabikinishije, ntabwo tuzi ibyo ari byo. Ariko dufite umugabo watanze impano zitandukanye igihe yaturemaga. Izi mpano ni impano twararemanywe imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Izi mpano twahawe, twaremewemo, tuzabazwa buri kintu cyose twakoze hano mu isi. Imana izatubaza ibintu twakoze, Imana izatubaza uko twabaye mu isi, kuko ubuzima bwacu no guhumeka ubwabyo ni impano. Noneho hari ubundi bushobozi twashyizwe muri twe, twahawe no kugirwa amahirwe w'unyumva, usobanukirwa n'ibi bintu turimo kuvuga, usobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Abandi bahawe kuririmba, abandi bahawe gutanga, abandi bahawe gusenga, abandi bahawe kubwiza ubutumwa, abandi bahawe ubupasiteri, abandi bahawe ubushumba, abantu bahawe impano zitandukanye. Ariko ntago twabihawe nk'imari yacu, ntago ari umutungo wacu. Hari umugabo wabiduhaye witwa Yesu. Hari Imana yaturemye, iturema mu mugambi wayo, ifite gahunda ngari ku bugingo bwacu, ifite gahunda nini mu kuturema. Rero yaturemye ituremera imirimo myiza. Ibyo yakuremeyemo, ubwo bushobozi yaguhaye, izo ndimi ushobora kubavuga zirenze rumwe, ibyo uvuga uko kuririmba abantu bagatega amatwi, uko gusimbuka ujye ubona usimbuka abantu bandi bakabona ko ubishoboye. Ubwo bushobozi ubwo ngubwo
bwa bundi uko kubyara ukabona ufite abana. Ibyo bintu byose ukubayeho biri mu mugambi w'Imana kandi kubw'inyungu z'Imana. Igihe cyose uzaba utabikoze Imana izabikubaza kandi bizakubabaza, kuko ni bimwe mu bintu bishobora kuzatuma ubura ubugingo buhoraho, ubura umunezero mu bugingo buhoraho. Hari umugabo bahaye itarani 5. Hano bavuze ngo nk'uko yari abishoboye buri muntu wese amuhaye itarani kugira ngo ayicuruze. Ntabwo yahaye 2 yamusabye 10, yamusabye 4. We yahaye 5 yamusabye 10. We yahaye 1 yamusabye 2. Imana yacu ntabwo ivunana, nta nubwo yagusaba ibyo udashobora kubona, kuko yahaye ga past iguha ubushobozi, iguha uburyo, igushyiraho inzira kugira ngo ushobore gukoresha impano. Hano iyo dusomye ku murongo wa 14 Bibiliya iratubwira ngo amuha ibintu bye. Ibintu bye, icyo iyo bavuze ibintu bye ngira ngo urimo kubyumva. Ibintu bye bisobanuye ko impano dufite ntago ari izacu, ni za nyirazo, zifite nyirazo, ntago ari izacu. So umurongo wa 14 watubwira ngo ni ibintu bye. Yesu ashimwe cyane, ni ibintu bye. Ibyo bintu bye rero ugomba kumenya uburyo ubicunga. Ntago ari ibyacu, avuze ko atari ibyacu, ahubwo ni ibye. Ubushobozi ufite si ubwawe. Ubona bwa bushobozi bwo kurimba, ubona uririmba abantu bakishima, si ibyawe. Ni umugabo wabigusigiye, ajya mu gihugu cya kure ariko agenda azagaruka. Ntuwibeshye ngo uhindure ibyawe ubikoreshe mu nyungu zawe. Niba nta nyungu abifitemo, ndakubwiza ukuri, ugiye kuzababara mu gihe kizaza, uzicuza, uzababara. Yavuze ni ibintu bye yatanze, ni impano ze yadushyizemo. Ntago wahisemo kuba umuririmbyi, nahisemo kuba umusenzi, nahisemo kuba umugabo, nahisemo kuba umugore, nahisemo kuba umusaza. Ibyo bintu byose ubaho ubwo buzima, ko ufite amaboko 2, ntago yahisemo amaguru 2, ntago yahisemo amaboko, amaso mazima. Si ibyo wahisemo. Ibyo ukubayeho ukuriho ni impano wahawe, kandi iyo mpano igomba gukora umurimo wo kunezeza uwayigusigiye. Wagiye mu gihugu cya kure ariko uteganya kuzaza vuba, azenda kuzaza, kandi naza azaba akeneye raporo y'ubuzima, y'ibyo wabayeho, y'ibyo yaguhaye, y'imbaraga yaguhaye, y'amaso mazima yaguhaye, y'iminwa mizima yaguhaye, y'ijwi ryiza yaguhaye. Byose azabikubaza. Gatoya yaguhaye, wa mutungo yaguhaye, bya bintu yaguhaye azabikubaza. Yavuze ko ari ibintu bye, kandi yahaye ku murongo wa 15 yavuze ko yahaye buri muntu wese uko ashoboye. Noneho aho n'umuntu kugira ngo azikoreshe. Impano twahawe, ubushobozi twahawe, akeneye ko bukoreshwa neza. Imana ikeneye ko tubikoresha, ikeneye ko bikora. Yesu ashimwe cyane. Akeneye ko impano itaranto twahawe zikora, kandi ntabwo azishaka zonyine. Ku murongo wa 16 yashatse ko tuzazikoresha zigatanga n'inyungu. Wahawe 5 azatanga 10. Reka mbabwire ngo inyungu ufite ni kubwe. Nubwiriza ubutumwa ukabona guhaye amafaranga, ayo mafaranga ni kubw'inyungu ze, si kubw'inyungu zawe. Nubona uririmbye ukabibyazamo amafaranga, nubona uhanuye bakagwa amafaranga, ntuzabikoye kubw'inyungu zawe. Ntuzarangiza uvuge ngo mfite imodoka ndagenda. Yesu niwe ufite imodoka ko uri igikoresho. Ntuzirate, ntuzibone. Igihe cyose uzakora ujye uhora wumva ko uri umugaragu. Nubura ijwi ry'umugaragu muri wowe uzamenye ko waguye kera. Ugomba kuba uri umugaragu. Turi abagaragu, twahawe ibintu, kandi ibyo bintu bigomba gucuruzwa, kandi nyirabyo azaza tubitange. Ndimo kukubaza, ufite raporo urimo kuyitunganya? Umugabo yagiye mu gihugu cya kure, ariko ndashaka kuvuga ko atazahera. Yabwiye Habakuki cyangwa avuga ngo niyo byatinda uzabitegeze ko kuza ko bizaza. Uyu mugabo dufite impano rero, dufite ubushobozi, buri muntu wese afite ubushobozi. Niba uririmba bataguhata, nta tegeko, nta kukwibutsa, ahubwo bikore nk'ukorera ufite gahunda yo guhesha nyirabyo icyubahiro. Niba usimbuka abantu bakishima, ntuzabikore kugira ngo bagushime. Niba gushima uzabuguye. Imana ikeneye gushimwa. Hari ibintu bimwe mwise abantu nyine bajya birengagiza, n'imfashanyigisho. Hari inyuguti njya nkunda gukoresha,
na zaranyigishije ari inyuguti ya ba na a. Izo nyuguti njya nzireba ukuntu zikoreshwa. Iyo ukoresha ba uba wumva nyine ni wowe uba ugaragara. Iyo ukoresha a uba ugaragaza undi. Reka mbabwire, hari abantu bakora ibintu kugira ngo babarebe, hari abantu bakora ibintu kugira ngo babumve, hari abantu bakora ibintu kugira ngo babashime, hari abantu bakora ibintu kugira ngo babarate, hari igihe bakora ibintu kugira ngo babaririmbe, hari igihe abantu bakora ibintu kugira ngo babamenye. Ariko iyo ukoresheje baba biba ari ibibazo. Gusa iyo ukoresheje a ukaririmba kugira ngo ikurebe, ikumve, ikumenye, igukunde, ikusobanukirwe, ikwiteho. Imana a abantu bakurebe ukoresha ba bandebe. Inyumve, indebe, inkunde, inyiteho, inyibuke. Bandebe, bankunde, banyibuke, bamenye, bansobanukirwe. No, koresha ikurebe, ikumenye, ikumve, ugusobanukirwe, uzahabwa umugisha. Itaranto rero twahawe, ubuzima twahawe n'itaranto, n'igihe tuzamara tubukoresha ni mu nyungu zayo. Uyu munsi nifuje gukangurira abantu bose banyumva, mbabwire ngo mwaremwe muremerwa mu gahunda y'Imana no mu mirimo myiza ya Kristo, kugira ngo Uwiteka Imana tuzayigende ubushobozi. Njya mbona hari ukuntu tuyatangiye amatorero ukumva igitekerezo cyawe ni Karumeli. Urwo ni urugero. Uba wumva ushaka kwerekana Imana nk'uko Eliya yayerekanye. Niyo mpamvu kuko Karumeli niyo byakoreye. Iyo umuntu avuze ngo ukumva ufite iyerekwa rya Yerusalemu, uba ufite icyo kintu. Twese ntabwo Imana yaduhaye ibintu bimwe, kuko ni impano, kandi buri wese yamuhaye ibye imudizayininga ukwe kubw'inyungu zayo. Nashatse kugira ngo mbabwire uno munsi yuko ufite impano kandi uzazibazwa. Kandi izi mpano ushaka kuvuga zitwa itaranto nta n'umwe utarayihawe. Impano z'umwuka nazo nzazivugaho, nzazibabwira. Zo zitandukanye n'itaranto. Itaranto ni impano buri muntu wese afite waremwe. Ziri iyo dusomye mu Befeso 2 hariyo ku 8 kugeza ku 10 niho bisanga tubwira ari amagambo ko turemewe imirimo myiza. Imana yaturemeye imirimo myiza yo yateguye kera muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigende. Iyo mirimo nizo taranto yavugaga. Izo taranto rero ntituzakwa, ntago ari temporary. Ariko impano z'umwuka ushobora kuyikoresha mu gihe kimwe, ikindi ukahindurirwa nangu ugahabwa indi nangu ikavaho, kuko wayikoresha bitewe n'igihe ugezemo. Ariko impano itaranto ziba ari permanent. Iyo umuntu aririmbye neza afite impano itaranto yo kuririmba, iyo mpano niyo yaguye irakomeza gakora, ariko akaririmba ibyisi, none akaririmba bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Uyu munsi rero nifuje kubabwira ngo tureke gukorera mu isi, tureke gukoresha iby'Imana yaduhaye tubikoresha isi. Ubutunzi yaduhaye ni itaranto. Imana niba yaguhaye amafaranga ntago ari ayawe. Bizabura vanga isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Isi n'ibiyuzuye ndetse n'abayibamo. Umunsi wabihinduye ibyawe, ndashaka kuvuga yuko utazishima, utazanezerwa. Imana yashaka kukunezeza no kugushimisha, ariko wabanje kwisobanukirwa. Niyo mpamvu yavuze ngo Umwisiraheli nazajya atunga akagira ibintu, agomba gutanga icyacumi, agomba gutanga ituro, ndetse batangaga n'imihigo, bagatanga n'imiganura. Kubera iki? Nibyo Uwiteka bakoragamo, si ibyabo. Abisiraheli bamaze imyaka 40 mu butayu barya ibyo kurya byitwa manu, amazi banywaga ava mu rutare. Ibyo byari bisobanuye ko Imana iyo yaturemye kubw'umugambi wayo ishobora no kutuvanaho ishaka, ishobora kudukoresha mu buryo bwayo. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo bitahari iradufasha, ariko iyo bihari tugomba kubiyiha, tugomba kubitanga mu rwego rwo kugerageza Imana, amene kuyereka ko tuyikunda. Si ukuyigerageza, ahubwo ni uburyo bwo kuyereka ko tuyikunda. Imana ikeneye kumenya ko tuyikunda, turi abana bayo. Yesu abaho umugisha cyane, ndanezerewe. Aya magambo rero twaje kubonekamo umuntu umwe wafashe itaranto, aravuga ngo ntabwo ngo yaje kumenya kuri ya mugabo nyir'itaranto wayimuhaye asarura atabije, agasarura ibyo atagusohoye. Ibintu nk'ibyo amagambo apfuye.
reka nkubwire itarano y'Imana nuyibika. Hari abantu bicaye mu rugo, kuyibika bisobanuye kwicara mu rugo ugatuza ntugire icyo ukora. Abantu bamwe bari mwitora ko ntacyo umazemo, wabitse itarano, ubushobozi bwawe warabubitse, uri umuntu uterana gusa byonyine na rimwe ntunaterane. Ndashaka kuvuga ko umunsi umwe Imana izakubaza igihe n'igihe Imana wamaze mu isi uzabibazwa. Impamvu muri Bibiliya batubwira ngo naka yamaze imyaka byara naka agejeje ingi yabyara gutya hanyuma mari y'imyaka 930. Impamvu imibare irimo imyaka irimo nuko ari ikintu gikomeye tuzabazwa nacyo. Igihe tuzakibazwa twamaze tuzagitangira raporo uvuge ngo y'imyaka 60 wamaze wayikoreyemo iki. Reka nkubwire, iyo nsomye Bibiliya hari umuntu hari raporo z'abantu. Hari uwitwa Metusela. Okay, reka mbanze kuri Adamu yamaze imyaka 930. Bibiliya tubwira ngo yabyaye Kayini na Abeli. Agejeje imyaka 130, Kayini yari yamaze kwica Abeli. Imana imuha Seti, arongera amara imyaka 800, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Arangije birarangira. Ariko ibyo bintu nubwo bimeze gutyo ntago byari nta bindi bintu tubona. Dawudi yamaze imyaka 68 ku isi ubuzima bwe hagati ya 68 na 70. Ariko nyuma y'imyaka 1000 bakoze raporo bavuga ngo nuko Dawudi yamaze yakoze iby'Imana yashatse mu gihe cye. Mu myaka iyo 70 Dawudi yakoze iby'Imana yashatse, barabyandika birahari, hari raporo. Nawe nubwo ntawe byabitanditse ariko ibyo dukora byose birandikwa kandi hari ahantu bishyirwa kandi umunsi umwe uzabibazwa. Nawe rero niba witeguye kuzava ko Imana ibiba igasarura ahita bibye ikeneye ndashaka kukubwira umunsi umwe azaguterera amaguru n'amako ngo bakujugunya aho uriya mugabo bamushyitse. Iri jambo rifata nk'ijambo riri serious. Kuva uyu munsi umenye ko uriho kubw'inyungu z'Imana, ntabwo uriho kubw'inyungu z'abana bawe, ntabwo uriho kubw'inyungu z'umugore wawe, ntabwo uriho inyungu z'umuryango wawe. Niyo mpamvu hari imfubyi zakuze zikabana ba perezida, abafite abana bagisabiriza. Nuko abantu batabaho kubw'inyungu zayo. Hari abantu bavutse batazi base ariko barangije aba bantu bakomeye ku isi, baba abantu b'ibihangange. Undavuka afite se na nyina na se wabo na sekuru na sekuruza, arakora uyu munsi ugasanga ari mu muhanda arasabiriza. Urumva rero ntago kuba hari ababyeyi nukubaho n'Imana, turiho kubw'inyungu z'Imana. Nashaka kuvuga ngo n'ibyo unyuramo n'ibyo ucamo ntibizakubuze gucuruza itaranto wahawe. Nubwo uri mu buzima bukomeye ntago ari ibibazo wagaragaza ngo usobanure ngo ngiyewe mbayeho nabi nabuze uko mbigenza reka mbyitegure mbanze mbisengere. No, ntago ibintu Imana yaturemeye tubanza kubisengera. Tugomba kubikora ntago ari kubanza kwiriza ubusa. Twaremewe kubikora kuva isi yabaho. Bibiliya iratubwira ngo byateguwe mbere biri mu murongo. Ndashaka kukubwira ngo usaba ngo uyu mwanya nyumva ubushobozi ufite, niba wumva vuba, niba wumva utinze, niba ukennye, niba ushonje, ntago ari impamvu yo kudacuruza itaranto yawe. Wahawe imwe ntabwo mbyumva, yahawe gakeya, ntabafite dukeya ariko kutayicuruza yarabizize. Wahawe 10 yarazicuruje, wahawe 5 yarazicuruje. Dukeneye gucuruza uko bimeze kose, dukeneye gukorera Imana uko bimeze kose, dukeneye kuvuga ijambo ry'Imana uko bimeze kose. Ntukite kubyo uzengurutse ngo uzavuge uzatanga impamvu ntago izumvikana, impamvu ntago izashoboka. Mose yagerageje kugaragaza impamvu ntibyakunda. Mose yashoboye kugaragaza impamvu ashoboka avuga ko atavuga, Imana itanga igisubizo. Avuga ko atazi gatashanuka, Imana itanga igisubizo. Avuga ko yatoretse kwa Farawo afite ubwoba, Imana bitangira igisubizo. Buri kintu cyose kugira kirahari kugira ngo itaranto yawe ucuruzwe kandi yunguke. Reka nkubwire ngo hagarara imbere y'Imana, gendana nayo, yiteguye kujya neza kugufasha no kurinda no kugushoboza. Turi abantu Imana yaremye ituremera imirimo myiza. Dufite impano muri twebwe ubwacu, turi impano y'isi, impano bwacu turi impano y'imiryango yacu, turi impano y'itorero. Niba mu itorero urimo warabitse impano, ndakubwiza ukuri ntago bizagucungura. Hari abantu bari mu itorero banyumva bazimanitse biteguye kuzazitwara uko bazihawe, uko wahawe itaranto, uko wahawe impano, uko wahawe ugasanga ntacyo byamaze mu isi. Hari abantu bamaze imyaka 70 mu isi, bamaze 30 ntacyo bayikoresheje. Ariko Daniel ku myaka 18, Dawudi ku myaka 15, impano zitaranto zatangiye kubyara. Bwana sife sana. Yishe Goliath afite imyaka 17.
nawe hari ibyo wakora mu myaka yawe, ntutegereze kuko igihe cyose wahawe uzakibazwa, kandi kukibazwa ugomba kuba ufite positive cyangwa se negative. Uzaba ufite, ariko ndakwifuza kugira positive answer. Yesu Kristo umwana w'Imana abaho umugisha. Nifuje kubabwira ayo magambo kugira ngo ashobore kudufasha. Ndashaka gusoza mvuga ngo Imana ifite umugambi. Wibuke ko uri umutungo w'Imana, wibuke yuko itaranto atari yawe, wibuke yuko ubushobozi ufite atari ubwawe, aho wavukiye ni wahisemo, aho ba mama ni wahisemo, uko uzakura ni wahisemo, byakozwe n'uriya ugufitemo inyungu. Kandi hariho abahawe 10, hariho abahawe 5, ntago Imana izakwaka ibirenze ibyo yaguhaye. Ikikeneye nuko ukiranuka muri duke, wama gucyanuka muri duke akaguhana byinshi, nabyo ugashobora kubiragira neza. Umwami Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iguha umugisha. Reka mbasabire umugisha. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, nsengeye abantu barimo kunyumva kugira ngo bagirire neza. Aba bantu bose bandeba wabaremye kugira ngo uhabwe icyubahiro, wabaremye kubw'inyungu zawe. Nakavuga ari kubw'inyungu z'abana babo, si kubw'inyungu z'imiryango yabo, si kubw'inyungu z'inshuti zabo, ni inyungu zawe bwite kugira ngo bazabigenderemo mu buzima bwabo bwose. Hari ababibitse, hari abari mu itorero bameze nk'ibitereko bitariho amatara bitaka, hariho abandi barimo gusa batazi icyo bisobanuye, hari n'abandi bakora negative mu itorero, bazana intambara mu itorero kugira ngo bazane ibisubizo. Ko nta muntu waremye agomba kuzana ikibazo, kuko twese waturemye tugomba kuba positive. Ariko harimo abameze nka Kayini, harimo abameze nka Balamu, harimo abameze nk'abandi bantu bari muri Bibiliya nka ba Yuda, harimo abagambanya, harimo abameze nka Bahumeneyo bavuga amagambo ameze atema nk'igisebe cy'umufunzo. Abo bose Mana ndaguhamagaye kugira ngo bafashe bahe gusobanukirwa, ubabwire kandi muri bijwi ryawe Mana ribibutse yuko baremwe kugira ngo bakore ibiri positive, ibiguhesha icyubahiro, ibituma abandi bahabwa igisubizo muri bo. Icyubahiro n'ubutware n'ibyawe ndikuva none kugeza iteka ryose mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abaho umugisha.